bakora kete y'icyo Yesu yazize nababwira ngo munyandike. Yazize nje ninde wakwemera wambika ubusa mu ruhame rw'ubushake wari wibereye umutuzo ijuru ryose rigusingiza bugacya yaba ntari mfite ko kurusha ngo biguhe urukundo munezi w'iby'igiciro byose ifeza n'izahabu ibyo byose biri mu biganza byawe. Haleluya. Iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki? Ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti no mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye ndakwicisha ndetse urumva mbiye nyuma yo gupfa warongeye urazuka ntiwazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi ngo nkwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze urabwira uti nshuti yanjye nawe Yesu ntagasuzugurwe duha. Nicaye hano mpera mu gitondo nta muntu n'umwe numvisha ari kumutuka, nta n'uwo numvisha avuga ati nje muri kumushima ariko njye sindi kumushima. Ari mu ndirimbo, ari mu makorasi, ari mu bigwi, mwese mwitsaga muvuga ko yabagiriye nawe rero akeneye umusaza, abakeneyeho ko atagomba gusuzugurwa kandi mugeze gute. Mana turatuje ngwino uvugane natwe, tugisenga turaheza imyuka mibi, turirukana amajwi y'ikuzimu yose, turahagarika gukora kwa Satani mu izina rya Yesu Kristo. Turaritse umwuka wera, turaritse imbaraga z'ijuru kugira ngo uzurukire kubana natwe. Urakoze Mana kubikoze kandi uguherwe guhesha icyubahiro. Dusabye Imana Data mu izina rya Kristo Yesu, amen. Komera Imana amashyi. Amashyi ntangana n'abantu bafite ibiganza ngo bakomere Imana kandi bahumisha kandi Imana bagirire neza. Haleluya. Abari maso mwikirize haleluya. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusoma ijambo ry'Imana. Ndifuza ko dukoresha umwanya neza kugira ngo byose bihuriremo kandi kuko mwabibonye dufite umuyobozi umwuka wera, ariko umwuka wera akora iyo akoreye mu muntu. Amen. Mwabibonye ko iri teraniro rifite umuyobozi uri seri, rifite umuyobozi kandi byose bigenda neza. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana rifite teme cyangwa topiki ivuga ngo Yesu ntagasuzugurwe duhari. Yesu ntakagire gute? Komanga umuntu mwicanye maguru uti nje nawe Yesu ntagasuzugurwe duhari. Nicaye hano mpera mu gitondo nta muntu n'umwe numvisha ari kumutuka, nta n'uwo numvisha avuga ati nje muri kumushima ariko njye sindi kumushima. Ari mu ndirimbo, ari mu makorasi, ari mu bigwi, mwese mwitsaga muvuga ko yabagiriye nawe rero akeneye umusaza, abakeneyeho ko atagomba gusuzugurwa kandi mugeze gute. Reka mbabwire impamvu atagomba gusuzugurwa duhari tuyisome muri Bibiliya.
turasoma mu gitabo cya Ezira 4:14 hariho impamvu ikomeye Yesu atagomba gusuzugurwa kandi duhari. Ntabwo ariyo gusa, dufite impamvu zirenga ibihumbi, ariko naje kubabwira ibintu nka bitatu byatuma Yesu atagomba gusuzugurwa. Ni byinshi kubera umwanya, ndavugamo nka bitatu. Ezira 4:14 mwumva uko havuga, haranditswe ngo none rero kuko dutunzwe n'ibwami ntitube twabona umwami agira gute. Nasomye mutarahagera ariko mame. Ezira 4:14 ku batazi kubitabo bikurikirana ni ku rupapuro rw'ijana, ku rupapuro rwa 450, paje 450. Aba hari abantu baba bari kuraba urupapuro bakajya barahahita ni mu bitabo by'inkuru, ariko inkuru nziza. Amen. Ezira igice cya 4 ku murongo wa 14. Nimuhabona ndasoma. Mwahabonye? Irahakurya. Mwahabonye? Haranditswe ngo none rero kuko dutunzwe n'ibwami ntitube twabona umwami agira gute. Ntabwo twifuza kubona umwami wacu asuzugurwa. Muvuge ngo turabyanze. Mugire gutya agatoki muvuge ngo turabyanze. Kuko dutunzwe n'ibwami ntabwo twabona umwami wacu asuzugurwa. Turavuze ngo Yesu ntagasuzugurwe tugeze gute. Reka mbabwire umuntu wanze ko Imana isuzugurwa nawe bikarangira yanze ko asuzugurwa. Iyo wanze ko Imana isuzugurwa nayo ntiyemera ko hagira ugusuzugurwa. Aho bari kundeba neza niho nderekera, ntabwo ndebe n'imisumari. Haleluya rata. Iyo wanze ko Imana isuzugurwa nayo ntiyakwemera ko hagira umuntu ugira gute. Dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 17 ku murongo waho wa 10. Nimuhagera ndasoma, ndi kubona ndiko bisoma nihuse twabisiga. Igitabo cya mbere cya Samweli bakunze kuvuga ngo ni Samweli wa mbere ngo n'uwa kabiri, ariko Samweli ni umwe, ibitabo ni byo bibiri. Ibitabo ni bibiri, ni icya mbere n'icya kabiri, ariko byanditswe n'umuntu umwe. Ni igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 ku murongo wa 10 haravuze ngo mwahagaze, haranditswe ngo Umufilisitiya arongera aravuga ati nsuzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi, nimumpe umugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisirayeli bose ngo bangahe? Bumvisha ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba, baratinya cyane. Bagira gute? Baratinya cyane. Dusome 25 hepfo 25. Abisirayeli baravuga bati aho mubona uriya mugabo uzamutse nta kabazo, ni ukuri azanywe no gusuzugura Isirayeli, umuntu uri bumwice umwami azamugororera ubutunzi bwinshi, amushingire umukobwa we. Mube muvuze mu poromosiyo. Kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli. Amen. Abantu bafite igikumwe mu kigire gutya, niba bataragiciye kigire gutya.
vuga uti poromosiyo irabonetse. Ibintu byose utakwirukaho ngo bibone, Imana irabigufite. Ibi byose dusomye hano, kambabwire akazi wakora, ikintu kimwe wakora byose ukaba ubyibitse. Uyu ni Goliyati uri gushyirwa ku isoko. Uri gushyirwa hehe? Kubera ko yasuzuguye iki? Sawa. Dusoma umurongo wa 45. Murahari 45 haravuze ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli. Wagize gute? Abari gusoma bavuga uko gusoma. Wagize gute? Imana wagize gute? Ko abantu bazi kwanga gasuzuguro. Imana wasuzuguye, umva randeva mu Mana, ntabwo amubwiye ngo ejo cyangwa ejo bundi. Haranditswe ngo ryari, ariko mu gusoma mu gusomerwa haranditse ngo ryari. Uwiteka arakungabiza nkwici ngukigiha kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo ku murindi uvuge ngo wana imirindi ni myinshi, abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli hari mwiki, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatungabiza. Tuvuge ngo amena cyane. Niwe uzagira gute? Uru rugamba ni Yesu uruyoboye. Uvuge ngo turanesha. Haleluya. Nsigaje gusoma ahantu habiri kandi ndabisomera rimwe byose. Amen. Nsigaje gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 19 ku murongo wa 38. Sinshobora guhagarara imbere y'abantu bangana bake ngo ndavuze kuri Yesu. Sinatavuze kuri Yesu. Ejo navuga kuri Dawidi gusa yatewe imisumari. Amen. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 19 ku murongo wa 38. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mwamuvuze ngo amen. Haranditswe ngo hanyuma y'ibyo haza Yosefu wo mu Arimataya, nawe yari umwigishwa wa Yesu, ariko rwihishwa kuko yatinyaga Abayuda. Uwaje kwa Pilato amwaka intumbi ya Yesu ngo ayikureho. Pilato aramwemerera, araza akuraho intumbi ya Yesu. Na Nikodemo wa undi wigeze kumusanga nijoro cyagiye, araza azanye ishangi ivanze n'umusaga, kuremera kwayo kwari nk'ibiro 50. Bajana intumbi ya Yesu bayizingazingira mu myenda y'ibitare bimeze bite hamwe n'iyo mibavu, kuko Abayuda bagenzaga bahamba. Tuvuge ngo Imana ibamugishe.
noneho rero umurongo umwe nsigaje gusoma ni mu Baroma. Abaroma 2:24. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 2:24. Abaroma igice cya 2:24. Hariho ijambo 2:24 havuze ngo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu nk'uko byanditswe. Isubiremo kanze bisome. Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu nk'uko byagize gute byanditswe. Muvuge ngo turakuraho Imana igitutsi. Abantu birirwa batuka Imana ngo yo ngo byarayinaniye ngo yarabitangiye ariko kubisoza bigeze ute kandi ku bwacu. Ariko turavuze ngo Imana ntigasuzugurwe tugize gute, Yesu ntagasuzugurwe tugize gute, biragatsindwa. Imana ibaha umugisha. Hari abantu bumvishe nsomye imirongo myinshi bagira ngo ndakoresha igihe kirekire nta nicyo bisobanura, ariko nashakaga kubisoma kugira ngo n'uri butahe ageze mu rugo abisome abaza aho byanditse. Ubu ibi bintu dusomye nshobora kubihuza mu minota 15 nkababwira uko icyo nashakaga kuvuga, kandi iyo navuze teme igihe cyose nagikoresha. Ndagira ngo bene data nongere mbasuhuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Hano mpagaze ari ubwa kabiri. Ubwa mbere naraje dufite igitaramo hano mu isantere ku isoko. Perezida w'ikorari ni inshuti yanjye kandi byarenze bakunze kuvuga abahanzi bo mu isi ngo byarenze igipimo, ariko ikimenyetso arabizi arakibona. Ni uko yampamagaye by'umwihariko dushaka gukuraho Yesu igitutsi. Ndamubwira turakomera urakomera. Hari igihe umuntu agutabaza ukamubwira turakomera urakomera. Haleluya. Rero namenye ko muzaba mufite igiterane uyu munsi kandi mbimenye vuba. Mbimenye nari mfite izindi gahunda zikomeye, ariko mu buzima bwanjye kuva natangira kuvuga ubutumwa bwiza ntabwo ndi mukuru cyane, nta nubwo ndi n'umwana. Iyi mpamvu yo kuvuga ubutumwa nimaranye imyaka 17, ariko icyo nashakaga kuvuga nta hantu na hamwe nari nasura ngo mbabwire imvune zose nagiriye mu rugendo wanje, kuko ibyo byaba ari iterabwoba. Ubwo rero njyewe imvune nagize ziza uwampamagaye, kandi ndashimira Imana ko nahageze. Imana ibamugisha. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Ibintu byiza byose biravuna. Ibintu by'agaciro byose uba ahantu haba zahabu nta muntu ugenda ngo sitare kuri zahabu, barayicukura hasi. Na peteroli nuko. Ibyo ni ibintu by'agaciro biba ku isi. Ibintu byose by'agaciro. Icya kabiri, nta muntu ukomera atarakoze ibikomeye. Nta muntu wasinzira ngo akanguke yagize gute yakomeye. Ntabwo biva mu kugira ngo ukomere, bigusaba gukora ibigize gute ibikomeye. Imana ibaha umugisha. Mbonereho mbabwire ko nta n'ijambo ndavuga ngo nongere ngisubiremo, kuko mbwira bumva abatekinisiye babyestaye neza. Iri jwi riri kugera ku bantu bose bari muri rusengero. Hari abantu twagiye tubona bahagaze iriya hanze mu nzira mu muhanda, ndi kubona bamwe bambaye n'iniforume z'amakorari. Ndavuga nti kandi aba ngaba bari kuganirira ubwo aho bari bicaye ntawe uhicaye, kandi abakecuru bahagaze n'abantu bakuze. Mbwira umuntu uri kuri protokole nti ahantu urabona umwanya ubwira uhagaze ahiyicarire, kuko wagiye hanze nagaruka cyane nawe ahagaraye. None umuntu yaje hanze iminota 30 ukavuga ngo aracihagarika, ubwo yabashaka kota akazuba. Nashakaga kubabwira impamvu Yesu atakwiriye gusuzugurwa duhari. Icya mbere nakibabwiye niho duturutse. Niho ugize gute? Niho ugize gute? Abantu baherutse ku kiliziya vuba
iyo twavuyeyo kera hari akaririmbo baririmbaga kavuga ngo ni wowe udutunze nyagasani komeza uduhaze urukundo imigisha yawe turagire duhorane umwete mu byawe. Ntabwo twambaye ngo tugasigaye twaje tukibitseho rwose imigisha ye turagire duhorane umwete. Hari akandi karirimbo kamaze iminsi karamfasha ku Mungu witwa Israeli mbonye kavuga ngo yaratwimanye uwo Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga nabo barabizi yaratwimanye kandi si ibanga n'abarozi dushira impumu dushira impumu tuvuge ko aratwambutsa ntabwo ako ni akakabiri. Babwira ka gatatu, babwira ka gatatu. Icyatumye apfa icyatumye abacuranzi bari hano cyangwa ntaba mu bazima ko Hallelujah. hari undi muntu ku isi uzi wapfuye akazira wowe? Iso ni wewe wezi? Nyuko ni wewe wezi? Sokokuru wa wezi za wewe? Hallelujah. Icyatumye apfa ndakizi muri nkete ntakivuga. Hagize abantu bakora nkete y'icyo Yesu yazize nababwira ngo munyandike. Yazize nje, yazize nje, yazize nje. Ninde wakwemera wambika ubusa mu ruhame rw'ubushake wari wibereye mu mutuzo ijuru ryose rigusingiza bugacya. Yaba ntari mfite ko kurusha ngo biguhe urukundo mu Yesu.
Hallelujah. Imana ishimwe ko abantu bapfa ntibazuke, abantu bapfuye bakazuka imanza ntizashira, abantu bapfuye bakongera bakazuka. Hari n'umuntu wazuka akagukura mu sambu, ubwo rero ushaka kubona kwatura ntabwo umenye, kuko abantu bazukana inzigo, abantu bazukana iki? Turashimye wazutse, wazukana iki?
Byari umuhungu wahangurishije ari he ati yahise yimukira ikigarati iyi ni inkambu yanjye rogenda ubushaka ati bagabo baturanye ndabona yapfuye none ngize gute shaka gushaka igisambo cyangwa wagurishije ahatari mu abantu imanza zikaba imanza ubwo rero abapfuye ntibagire gute nihazuke Yesu utagira inzigo y'ukabyara nihazuke Yesu utagira inzigo nihazuke Yesu utagira amabwiriza nihazuke Yesu utarekana ikibazo Yalika wapenda wanaosabiri ya kutambea Manishu Itangazo riturutse mu biro by'Isema biravuze ngo kuzura umwuka wera biremewe biremewe ikitemewe ni ukuvuna intebe yo urayivuna arayigura ariko muzura umwuka urabyumvise bigiye gukigiko turabapanikoto umwuka wera n'uwacu n'abana bacu mabishi iki giterane cyarasengewe nawe ngaho uhagaze waririmba nawe uhagaze haleluya Mana shimwe ko namaze kuvuga teme kuko ubu ntaravuga teme sinamenye iyo ndabyerekeza ariko ho biragenda hose ndabihengurira Yesu ntagasuzugurwe reka mbabwire mutagira ngo ni mwebwe ndi kwinyongora ko abacaho ikoma njyewe data yarapfuye na mama yarapfuye ariko muri bose ntawapfiriye urimo baripfiriye Isosi yagupfira iyo apfuye abagize gute nibaza kugira ngo siko ntagupfire ariko Yesu utari n'umunyarwanda Yesu agupfire mudahuje n'umugabane Yesu si umwega si umubanda si umunyarwanda si uw'inafu ariko yaje gupfa akavuga ngo mubona apfirana ntuza mu mwandike kuvuga ngo ntuza ntuzasigare kumushaka ntuza ntumuzakabare urubanza ubundi mundenganye ubu nafashe nisi unamvuni si unamvuni haleluya uyu wapfiri ntabwo agomba gusuzugurwa pari nakura ikote kambara isengeri reka gusa twaba tumaze iki tube duteretse amaso hano twambaye amarinete n'ibitambaro n'amakoti n'amakaruvati akomeza asuzugurwe turebe twashobora tukaja mu sanduku tugakomeza kutubona ku gasozi ari gusuzugurwa tureba se turi amaroko ari gusuzugurwa tureba tudahwema turi maneke asuzugurwa tureba ese wavuga ko umaze iki ku isi nakunze umugabo witwa Ezira namukunze ngo bari bari mu gihugu cy'ubunyage mu gihugu cya Kumane igihugu cya bari Babuloni baranyazwe n'abakaludaya baranyazwe n'umugabo witwa Nebukadinezari yohereza ingabo ze kubafata babakura mu gihugu cy'amasezerano bitaga Kanani bari bafite umurwa mukuru witwa Yerusalemu wari utuwe n'abayuda abana bakomoka kuri Yuda na Benjamini bari barubatse umurwa wabo mwiza ariko ngo baza kugira ikibazo muri iyo minsi basuzuguza Imana bambara nabi nk'abatari abarokore bamwe ibintu bibi nk'aho batabatijwe bakajya bagira n'urugomo nk'aho badasenga ngo Imana irababa ngo bakora ibyaha bakora iki ngo bakorera ibyaha mu gihugu cy'amasezerano Imana ibandikira kontrevasi iramubwira ngo nzababika ahantu nzabajana ahantu ku buryo nuzaba
yari umusinzi azabura icyanywa agira icyaka abeho atanywa kandi atarihanye. Imana kubika ahantu ukamara nk'ukwezi utabonye abantu kubera ko wasuzuguje Imana. Imana ibajyana ahitwa i Babuloni ngo bagenda bazi ngo ni imikino, bazi ngo bagiye kugerayo bagaruke, ngo haboneka abahanuzi b'abayobe ngo bakajya baravuga ngo Imana ntiyabyemera, ngo ntatwabaye igihe kirekire ngo turahita tugaruka. Uwitwa Yeremiya arababwira ngo ni imyaka 70 abacikishije amashuri mwiyandikishe mu bigo by'abakarudayi, abakobwa n'abasore mwifate neza, muzakorera ubukwe inaha mu nkambi mu mashitingi. Ibibazo bibabera ibibazo imyaka 70. Muri iyo 70 rero reka mbabwire ikintu nasomye kiri mu ikoranabuhanga ry'umwuka. Murahari? Ayiwe, ni abantu babiri bavuze ko bahari ariko nta kibazo. Haleluya rapa. Muri iyo myaka 70 ikintu nasomyemo bari kubajana i Babuloni babakuye i Yerusalemu, babajanye mu byiciro bitatu. Mu byiciro bigahe? Ubwa mbere ngo baraje bajana abanyabwenge bose bakavuga batubize ninde, wewe ufite kaminuza, wowe ufite masters, wowe ufite, ngo batwara abanyabwenge bose barabajyana. Mu bwa kabiri bagarutse, mu bwa mbere bajanye ibikomangoma, abami n'abana babo barabajyana. Ubwa kabiri bajyana abanyabwenge, ubwa gatatu bashorerana abatunzi n'abaturage bose barabajyana. Ibyiciro bitatu. Ariko nabwo ngo baragendaga ngo hagacamo imyaka bakongera bakagaruka. Ariko Imana igiye kubahera mesaje hamwe iyitanga, bose barageze hamwe i Babuloni, irababwira ngo ni 70 muzaba hano. Abagezeyo mbere bati none Mana ko twasanze tumaze imyaka 3, ubwo ni 73. Abandi bati none twasanze tumaze n'umwaka n'igice, ni 71 n'igice. Ariko Imana ibabwira iti muhumure nzi kubara, abazarangiza 70 yabo nzahita mbahagurutse. Uko bagiye mu byiciro bitatu niko batashe mu byiciro bingahe? Bitanu. Abo 70 yabo yageraga bahitaga babarekura bagataha. Abatashe bwa mbere ni abatahukanye na Zerubabeli, n'abandi bageze ahantu bakabona imbere yabo hari iki? Hari imisozi. Zerubabeli ngo nawe wayoboye ngo abonye umusozi babona nta mashini agira yo kuwutengo, kandi basanga umusozi ntiyawusunikisha amaboko. Arangije aravuga ati wa musozi wenge wansuzugura, ariko reka ngo ukiri Imana imbere muvugana. Abwira Imana ati vugana n'uyu musozi, vugana n'uyu musozi, jewe ntacyo nawuvugaho. Imana biratambutse iraza umusozi iti yewe wa musozi wiyita iki? Wiyitiki umusozi ndetse wiyitiki ndavuze none ko uhagaze imbere y'umugaragu wanje Zerubabeli. Imana iramubwira iti zibura ibiri, ubu uhindutse iki? Ndagutangariza ko ibintu byagusuzuguye. Higamira Imana ubitunga urutokotito toko wabyereka Imana ngo birasuzugura. Ibintu byose kandi bigira amatwi, iyi Imana ibivugishije. Ibintu byose bigira amatwi. Yewe umusozi muregera, umusozi uhinduka ikibaya, batambuka bageze gute? Icyiciro cya kabiri. Haleluya. Icyazanye na Zerubabeli, Imana yakuye imisozi imbere, nicyo cyagiye Yerusalemu cyubaka fondasiyo y'urusengero rw'Imana. Urusengero rw'iki? Cyubatse fondasiyo, ishyiraho n'inkuta z'urusengero, kirasaka. Ngo icyiciro cya kabiri rero cyajanye na Ezra, cyajanye na itsinda rya kabiri na Ezra wicaye
aravuga ngo ariko abandi bakoze ibyo bagomba gukora, none twebweho tuzavuga ko tumaze iki? Ezira watangira kwandika abantu. Bibiliya yaravuze ngo yari umwanditsi. Yari iki? Umwanditsi. Abwira umuntu ati wifuza ko Imana ivaho agasuzuguro, undi ati ndi uwa mbere nyandiko. Wifuza ko Imana ikomeza gusuzugura, undi ati reka reka vuga izina ryawe, bakamwandika. Ngo agenda yandika abantu bagambiriye ko Imana idasuzugurwa. Avuga ati twenda kuzaje kubakira Imana kandi tuzabikora neza, Imana ive igitutsi. Uziko abantu bahagarariye bati yo baraganyani ese yo bakarutoye n'utubari twaruzuye, none rwo rwagize gute? Ibaze umuntu avuye hano ku gasantere yanyoye yasinze, ageze hano imbere mu kubona yakwihagarikayo. none ahantu hadakinze yihagarike ku gasozi se, arashaka hagize gute? Ahicingigera urumva umuntu yakwinjira agahita yihagarika mu nzu y'iki? Ezira arababara, aravuga ngo ibi bintu biragatsinda. Nawe urabishyigikiye? Ati wowe ati rwose ati niba ari ibyo ariwo mushinga mufite nanjye nyandika nubwo tutari iwacu turi mu icumbi, ariko aho ncumbitse mpinze udutabo 2 tw'ibicumbi, ariko sinzaburamo igitebo kimwe. Nyandika nawe ngo haba haje umuntu rero asanga Ezira ari kwandika abantu. Aravuga ati kwandika ibiki? Ati ndi kwandika abantu tuzajana i Yerusalemu gukuraho Imana igitutsi. Aravuga ati ibyo bintu uri gukora Umwami arabizi. Undi aramubwira ati vana amatiku aho ngaho, Umwami abizi cyane, Umwami abizi cyane. Ngo hari ku ngoma y'Umwami Kuro, y'Umwami nde? Kuro ngo yari yarabonye ingoma mu rwego ruri surprise, yari yarabonye ingoma Imana yarabivuze kera atabizi. Kuro ngo abonye ingoma, ngo atangazwa n'ukuntu abaye umwami mu rwego rutunguranye. Ngo abaza abantu ati hari abandi babaye abami mu buryo nk'ubumbayeho? Baramubwira ngo nawe ntabwo ari ishaba wagize, Imana yabivuze kera. Aravuga ati yabivuze ryari? Imana siko ndayizi, yabivuze ndabizi. Abandi baravuga ngo yakuvuzeho utarabaho. Bati gute se mubizi gute? Bati genda urebe Daniyeli, niwe musaza dufite hano w'itorero rya kera, aguha umuzingo w'igitabo cyanditswe n'Imana aricyo Bibiliya, agusomere mu buhanuzi bw'umuhanuzi Yesaya, agusomere 45. Ngo Kuro aragenda bareba Daniyeli ati niweho murokore batangiye bakeye? Ati ni jye. Ati niweho uzi ibyanje ngo Imana yabivuze kera? Undi ati ndabizi ntabwo biyitunguye, byari mu mugambi wawe. Muhagarika aho byanditse. Ngo arambura Bibiliya muri Yesaya, kandi Yesaya yahanuye Kuro ataragira gute? Aravuga ati 45, asanga haranditse ngo nguyu umugaragu wanjye nde? Kuro. Uwo nimikeje igiki nkamuneshereza amahanga, niwe nshyizeho ngo abe umwami, nzamugenda imbere ahataringaniye, ibimeze nk'ibirizo by'ibyuma, nzamuha ubutunzi buri ahantu. Kuro aravuga ati mbandepese ariko ndi umwami, mbatsiribye ariko mfite akazi kenshi. Aravuga ati ariko iyi Mana yamvuzeho ntarabaho, iyi Mana namaze kumenya ko ubuzima mbayemo atari shawa nagize. Mu myaka yashize umuntu yahagaze mu rusengero rw'iwacu afata mikorofone baje gushima, aravuga ati murabizi ndi umunyonzi, ati natwaye umugenzi, ati manutse ku gasozi, avuga ahantu gacu ni mu gihugu cy'imisozi, mu misozi iriya za Gisenyi. Ati ndamanuka ahantu hamanuka cyane, arahatubwira ati nkasikoni, ati nari nkurikiye ikamyo,
yagurarirwa ati mpura n'indi kamyo yikoreye ibirayi ati mbona ngiye gupfa ati sinzi ukuntu nagize ishaba ati mbandarekase mbandagenda impereza mikorofone wagize ishaba cyangwa wagize imana uruvuga utazi kuvuga nta soni ugira twebwe se hano bavugisha ishaba riba mu rusimbi ariko mu rusengero haba imana wagize ishaba urashaka cyangwa wagize imana wasoma Bibiliya ugasanga n'ishaba sinzi ukuntu nagize ishaba toka ingona yabuza tukagira ishaba cyangwa wagira imana wagize ishaba urabyara cyangwa wagize imana ndamubwira ngo n'undi munsi tuzongera kuvuga amagambo aciriritse imbere y'Imana sinzi ukuntu nagize ishaba ishaba sinone nagize ishaba kuza gushima hano abandi ishaba sibashimira hano abagize imana nibo bahagarara bakayivuga neza Kuro asanga kuba umwami atari ishaba yagize asanga kuba umwami atari ingabo nyinshi yari afite ubundi ararinda avuga ko hari ingabo nyinshi yigeze arwara ntatambara kure yarwara ikintu cyamubayeho nuko iminota yagiye nakibabwira ariko muvuge ngo amene mbabwireho umunota ikintu cyamubayeho ingoma yari y'abamedi n'abaperesi n'abaki hari ku ngoma y'umwami Berushaza ngo yasinze icyo bita amahoro asinda umutekano hari igihe umuntu agira amahoro akayasinda hari igihe umuntu agira umutekano akawusinda nyabuna ntimugasinda amahoro aya mahoro nana niyo yaduhaye ngo birangiye ngo yishira hejuru mbabwira abantu ati mubona ndakaze ati urakaze ati ko mutari kubyikiriza atari kurakaza atari ko mubona hari ikintera ubwoba ati twabimenya gute ati mumbwire ikintu data yatinye cyamuteye ubwoba jye mbereke ko ntagira ubwoba arambwira bati ibindi byose siko yarabitinyutse ariko ageze ku bikombe by'i Yerusalemu twanyazeyo cyo mu nzu y'Imana aravuga ati oya rwose nubwo ndabatijwe nabagiye kwikora no muri ati ibyo byo mubisubiza hariya n'ibyo bitambaro by'umweru n'iby'igaboroge Berushaza aravuga ati njyewe muri uyu munsi mukuru wanjye mubizane mubisukiye umugwabo mubihereza abakarani bapakira ibishimbo n'ibirayi babinyweshe nubwo batarabarokore abana kubaho aravuga ati ntagira umwanga sindinya singira ubwoba ngo ntagira iki hari umuntu wigeze kubwira undi aramubwira ati ibyo bintu wibikora shahu nta muntu ubikora ngo bimugwa amahoro ati nje sindinya ati wikora ibyo bintu nta muntu ubikora ngo bimugwa amahoro abaramusubije ati mukuru wanjye wapfuye ko yabikoze si yabaye ngo mukuru we wagize gute ngo ko yabikoze none ubwo umuntu wapfuye ntacyo yabaye buriya ngo mukuru wanjye wapfuye ko yabikoze si yabaye kandi yarageze gute hari ikindi waba se kiruta gupfa ngo wikomeza ku ngamba wane ngo mukuru wanjye wapfuye ko yabikoze si yabaye ariko mujye mutwemera tubabwire kandi mute ndagira ngo mbabwire ko mwera bikinishije bakinywesha ibyo bikombe Imana yo mu ijuru ibiraraka mwihita imanura ikiganza cyawe yandika ku rusiga ngo Berushaza bari bukibona gusa bakabona inyandiko ngo arebayo akomeza gufata ikirahuri byasoma akabwira abantu atetse abantu batetse ko kutwereka amatafari abandi badisi sibabana n'umugabo kutavuga arahamuka babona amaguru arakomanga babona ngo ako kanya ngo agitangiza ibirori ngo yarabajije ngo abantu bose bahagaze mu myanya natumiye bati barahari hari abandi bantu bo muri uru rugo batari hano
baramusubiza ngo abandi bose barahari, ngo keretse abarinzi barinze hejuru ku nkike nibo batari hano. Arabaza ngo barinze iki? Baravuga ngo abo barinzi baba mu tuzu two hejuru, baba barinze andi mahanga ngo batadutera. Ahita avuga ngo abo barinzi nibaveyo nabo baze bicare mu birori ntawantera. Ngo abarinzi barababwira ngo umwami aravuze ngo muveyo mumanuke mwikwirirwa murinda muze mu birori. Aho ngaho yari atuye i Babuloni ngo hari urugi, ruriya rugi Imana yari yaravuze ko izacamo kabiri rw'ibyuma. Muri teoloji baravuze ngo rwari urugi rw'imiringa ruremeye, ngo mu gitondo ku rukingura rwasunikwaga n'abagabo 400. Abagabo 400 kugira ngo porotayi bayegezeyo. Nimugoroba abagabo 400 bakagaruka ku muganda bakongera bakarugarura. Ubwo rugi rero ngo uwo munsi bari bakinguye amarembo, bayakinguye, abarinzi nabo baramanuka, ngo nabo baca mu birori baranywa barasinda bose. Umwami arasinda n'abantu bose bariwe barasinda. Ngo Imana ibarebye isanga bose arimo ngo nanjye nsomye. Imana ibona nta muntu uri aho ngaho, ihita ivuga iti ibona urugi rurafunguye, ibona ingabo zasinze, ibona amadirishya ariyo hejuru nta muntu uriyo. Iravuga iti hajya uyu ni wa munsi nemereye Kuro ko nzamuha ubwami. Iravuga itari he batari harajya mu masaka niyo yinshi, bati mumubwiraze naza atabonye, biramuhamagara ngo Kuro we dore za nzugi navuze nzakingura atambuka zirakingura. Iramubwira ngo nimutere. Bibiliya iravuga ngo muri iryo joro Babuloni iramuta iratera. Aravuga ngo ntimugire undi mufata muhere ku mwami wa Babuloni. Ahita bahera kuri Berushaza, ahita apfuye Kuro y'ingoma rero. Kuro nawe arageze ku ngoma, abajije amateka asanga Imana yarabivuze kera akazaba umwami. Aravuga ngo jewe nubwo ntari umurokore, ariko nihagira abarokore bahanuka guhesha Imana icyubahiro, nzashiramo ayanjye. Amen. Kuro niko yavuze. Nihagira umuntu uhanuka kubakira Imana akayihesha icyubahiro, azaza ndebe nanjye. Ngo uwitwe Ezira arabimenya ko Kuro yaheze uwo muhigo, ahita agenda amubwira ati nyakubahwa, ati ni twebwe banyagano bamaze iminsi hano, ariko Imana yacu tuzi ko hari itsinda ryangerije i Yerusalemu kuko habaye amatongo, kandi ntabwo twakwiyubakira tutarubakira Imana. None uyu munsi turakwinginze ngo utureke utegeke turi migarasiye baturekure tuje iwacu i Yerusalemu. Ntabwo ducitse, ahubwo tugiye ku mpamvu z'icyubahiro cy'Imana, Imana yacu. Kuro baravuze ati niyi, bati ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ati ni muri cya gitabo, ati ni yo. Aravuga ati mbese ni ibyo muri itsinda ry'abantu bangaha? Ati rwose turi bamba. Kuro aravuga ati kugira ngo mumenye ko uwo murimo mushigikiye, ndabaha n'ingabo, ndabaha n'ingabo. Ngiye kubaha ingabo zibagenda imbere n'inyuma, zigenda zibarinze. Icya kabiri, nanje kuri uwo murimo muzakora mugezeyo mu kibira cyacu, mu ishyamba rya leta, inzu iyoboye, muce mw'ibiti. Niko handitse muzabisoma, muce mw'iki? Mugende muce mw'ibiti. Ezira igice cya mbere muzabisoma. Aravuga ati ka nabizi yo bana muyubakira munayitambura n'ibitabo, mukene mu ifamu yanjye, mufate n'ibitabo mutamba ibitabo. Kuro nawe witanze mbere, Kuro nawe yashyize umurimo w'Imana agaciro. Aravuga ati rwose ingabo ndazibaha. Ezira aramubwira ngo warukoze nyakubahwa, warukoze kuduha ingabo, ibiti byo turabishaka, n'intama turazishaka, n'inka duhaye turazishaka, ariko ingabo zihorere kuko amaboko y'Imana yacu arashoboye, ari kubayishaka kandi ngo abagirire. Iriya hirya ko batari kunyumva muri Maroc,
murari. Imana ishimwe cyane. Baramusubiza mu maboko y'Imana yacu ari kubayishaka. Birangira rero bahagurutse baragenda. Haleluya. Kuro amaze kubaha ibiti mu kibira cye, ikibira n'ishyamba, amaze kubaha intama zo gutamba ibitambo, agiye kubaha ingabo barazanga bati ntabwo Imana ikenera abayede. Imana irihagije. Iyi Imana ntikenera abayede. Imana ntibahumugisha. Bibiliya yavuze ngo Ezira kuko yari agambiriye ko Imana itasuzugurwa, ahari yahise abona bagenzi be nabo bishyiraho n'ibitsinda, kandi ngo bageze ku mugezi witwa Ahava ngo bahasanga abanzi babateze. Bibiliya iravuga ngo biyiriza ubusa, ngo Imana yabo barayihamagara, ngo yemera kubumvira, ikura abanzi mu nzira, umushinga wayo urakomeza. Mbwirira umuntu mwicaranye mubwire uti umushinga w'Imana urakomeje. Imana ntitsindwa mu mihigo. Niba udashaka gutsindwa, uzakora ikintu ugambiriye guhesha Imana iki? Icyubahiro. Imana ntibahumugisha. Haleluya. Reka mbabwire, mu bintu Imana idakunda, ntikunda gutsindwa. Kandi impamvu umuntu yitwa umukozi w'Imana ni ugukora ikintu byari gusaba ko Imana ariza kugikora. Wewe ukayibwira uti Imana, iki kintu ntabwo kirakuzana ngo uzugikore kuko nanjye ngishoboye, reka ngikore, ahubwo wewe uzakora ibyo ntashoboye. Uko niko bakorana n'Imana. Niyo mpamvu mwabonye muri Bibiliya, Mana we, hari abantu ntari kumva muri Bibiliya. Niyo mpamvu mwumvishe mu bantu batukanye bagatuka Imana, bagatukana, Goliyati arimo. Ariko reka mbabaze abasomyi ba Bibiliya bari hano, mwirize mwumva Goliyati atutse Dawidi? Ariko se mwanyu, Goliyati yigeze atuka Dawidi? Yatutse Imana. Ubwo byari gusaba ko Imana ariza kugira gute? Kwirwanira nande? Na Goliyati, kuko nibo batukanye. Goliyati yasuzuguye Imana, aba ariyatuka. Kandi ngo muzi ngo yitutse umunsi umwe. Bibiliya yavuze ngo yitutse iminsi 40. Iminsi 40 asuzugura agakurana. Mu gitondo akavuga ati nsuzuguye Imana, nsuzuguye n'ingabo zayo. Abandi bakwegura umutwe ati komeza uyituke, akongera ikindi. Akavuga ati mwashaka muravuga ngo irashoboye, ariko njye yarantinye. Mwashaka muravuga ngo ni imbaraga, ariko njye yabuze ayifata. Undi Mwisirayeli akazamura umutwe ati iri kukumva, akongera ikindi. Goliyati ati niba iri kunyumva nize icundebe kuva aka kaboko, ijugunyirira ruguru. Undi agahita avuga ntatezakumena, akongera ikindi. Goliyati ati zamenya ryari zikora ejo nahindutse n'ejo bundi ngahita. Ngo atuka Imana umunsi wa mbere, atuka Imana umunsi wa 10, atuka Imana umunsi wa 20, atuka Imana umunsi wa 30, atuka Imana iminsi 35, atuka Imana iminsi 38, atuka Imana ku munsi wa 39. Muvuge ngo bigeze ku munsi wa 40. Imana yabaye kuvuga buhoro. Muvuge ngo bigeze ku munsi wa 40. Ku munsi wa 40 mu gitondo, mu musaza witwa Yesaya, muzehe kijana Yesaya ngo yumva akeneye kumenya amakuru yo ku rugamba. Abisirayeli bari baragiye ku rugamba ngo aho kugira bagwane benshi mu myobo, ngo habura umuntu wakora Imana igitutsi, ngo Imana bakayituka na Sawuli yumva, ngo bakayituka ngo n'abari yabo bumva. Ariko ngo Yesaya ngo ahamagara Dawidi aramubwira ati gira hino mwana wanjye, shaka umuntu usigira ubwo butaha, ubundi uje ku rugamba, usuge muri bakuru bawe, ugenda underere uko urugamba ruhagaze, maze uzubwira ibyo wabonye. Reka mbabwire, muvuge ngo amen. Dawidi muri misiyo yari afite, ntabwo se yaramubwiye ngo genda urwane, oya, yaramubwiye ngo genda urebe, uzubwire gute? Uzubwire. Ariko reka mbabwire, haratera ugeraho avuga uti ntandareba gusa, ntawareba gusa. Ubundi abarokore barwana batabipanze.
turwana bitewe n'icyo dusanze kuri tere. Nta muntu uvuga ngo sinabipanze, ibyo si barabipanga. Dawidi yagiye kureba, ageze ararwana. Nabanga urugero rumwe, umuntu uri hano w'umukristo wavuye iwe mu rugo avuga paje kuba umukristo nini, avuye umunsi wa mbere nini. Twese tugiye kureba abarokore, tugezeyo tubona bararirimbye, tugezeyo tubona barigishije, bahamagaye barihana tuba tubaje. Kavuga uti nagiye ngiye kureba none mpise mbera we rimwe. Ibintu byose by'abarokore bitangira ubwibwe kugira gute, bikarangira ugize gute, bikarangira ubayeho. Dawidi agezeyo ngo akiramukanya na bene se akibaramukoro, ngo Goliyati baraje. Haravuga ati niko Sawuli, niko Eliya, Shama, Abuneri, muracongera kuvuga Imana, murivuga iki? Muhimba izindi ndirimbo zitarimo Imana. Iyo Mana igira ubwoba, iyo Mana yanyu natutse kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa mirongo. N'ubu ndongenda yitutse, navuze ko ari inyamaboko ariko yarandirinye, navuze ko igira neza ariko ni inyabwoba, navuze ko idatinya ariko njye ndavuga ikintu. Dawidi ko barababwiye umuntu ati se uwo musazi ni musazi ki? Aravuga bati si uwo musazi. Ati none se ni iyihe ari gutuka? Iyi Mana bati ni yacu. Yego Aburahamu Isaka na Yakobo bati ni iyahaye hano Mwana bati ni niyo batutsi bati ati none se uwo muntu muramwica saa yingahe ko ndi kubona mwihishe mu myobo? Muramwica se saa yingahe? Abantu bati nawe ni amavamu uriya se ninde wamwica? N'ejo yarayitutse n'ejo bundi, niko kazi ki? Dawidi aravuga tumva mbabwire, nje nari naje nje kureba, nta gahunda yo kurwana nari mfite, ariko kuko bayitutse akabayitutse atinyutse agatukiye Imana, abandi bose muzabicira. Kandi umuntu nasigiye ubutama namubwiye ko arabundebera uyu munsi gusa, bivuga ngo saa 8 ndaba ntashe, ariko ubu tuvuganye saa 8 uriya muntu uri gutuka Imana araba yabaye umurambo. Kumana ushaka ko ikibazo kirangira ugiye aravuga ati ndataha, uriya bamubitse bamwanditseho ripi. Umusirikare ngo baramwegereye aramubwira ati ibyo bintu usuzuze koko byaba? Dawidi ati wiki uva wambona se wambona mu makarita ngira imikino se, ngiye bari wambona mu kibuga cy'umupira ngiye niruka kuri karakara. Aramubwira ngo ibyo mvuze ndabikora, ubu tuvugana nta muntu watuka Imana ngo ave mu nzara. Ngo mukuru we witwa Eliya, umupagani wo mu rusengero, wagaranje ati ushinzwe iki? Uri diyakoni? Uri mushumba? Uri kubaza ibiki? Dawidi ati ngizete mwese ukubaza. Dawidi ati ibyo n'ubishe ntibabyo nazamubishe batayitutse. Eliya batikize Imana, Eliya batimeze niba bayitutse Imana niswe. Hari abantu batuka Imana ukabona ntacyo bigize gute, abo turabagira. Uzi ko dufite abantu ukorera Imana bakavuga ngo urugusesagura, kandi nabo mubana mu murimo. Bashaka kwiboneka twaba bashaka imyanya da imyanya arayishaka inasi barimo kuwushaka no mu ijuru. Ahubwo udashatse umwanya wanshakiye. Hari n'abantu bavuga bakagira ngo baratukanye kandi bavuze ibintu neza. Aramubaza ngo none Imana barayitutse, Imana niswe? Dawidi ati none ubwo baratuka Imana ngaceceka? Eliya batutse Imana bayitutse Sawuli atumva, bayituka Abuneri atumva, natwe kuva twagera abayituka tumaze iminsi 40 bayituka.
uhagarariye urubyiruko, uhagarariye abibana, uhagarariye ibyuma, ushinzwe iki hano muri komisiyo, uba muri minisiteri, ushinzwe. Dawidi aramubwira ati ntitaye ku myanya, njyewe iby'imyanya ndajugunya. Imana yandinze amenyo yidurusha, Mana yakuye ntabwo yasuzugurwa. Bibiliya yaravuze ahita amutera iki umukobwa ngo aramushikanuza ngo shaka ubutama busigera. Dawidi ati mvana by'ubutama, Imana bari kuyita ukazana intama, Imana irasuzugura ukazana iby'ubutama. Ndetse bivuga ko imutera umugongo, abwira undi musirikare ati natakomeza unyibwirire ikuru, uriya muntu ntugiye kwagera gupfa. Umusirikare aramubwira ati rero njye wahoze ubivuga ndagira ngo ni imikino, none ndabona wakomeje kuko se wamwita. Dawidi ati ngiki shese ndaki ubu tuvugana mu kanya ndamukwereka ari umurava. Undi aramubwira ati umva kubwire rero, have wimwica gukora umuganda wa leta, ngiye kukubwira ko kumwica harimo akantu. Dawidi yari yemeye no kumwica kuri Merisi, ariko baramubwira ngo have kubwira akantu karimo. Aravuga ngo uriya muntu yashizwe ku isoko, umwami yanzuye ko umuntu uzamwica azamushingira umukobwa we, icya kabiri azamusinyira sheki tubiti faranga ku rwego rw'igihugu, icya gatatu inzu ya se bazayirindira umutekano. Dawidi aravuga ngo niyo byari kuba kuri Merisi nari kumwica, ariko kubera harimo n'akantu, nyeganyeza wo mwicara gite gukorera Imana harimo akantu. Gukorera Imana harimo sha ntibazababeshe ntabwo ari umuganda turimo, harimo akantu twarabikoze tubona birinjije. Haleluya. Iyi korari yararirimbira avuga ngo igusaba bike ikaguha byinshi. Twabibonye twihuse birangira. Dawidi umusirikare amubwiye ati pfa wimwica Forode, manza usinyishe impapuro umwice igihugu cy'imizi. Dawidi ati ndasinyishe ko ndi kwihuta. Ati bundi kwa jenerali nguriye Abuneri. Abuneri niwe wari umugaba w'ingabo, aragenda. Abuneri ati bite kadogo? Dawidi ati ni byiza, kuri hano ushaka akazi ko kujya urateka? Dawidi ati yambwiye kwica Goliyati, ariko arambwiye ngo munsigire. Abuneri arabwira ubwo batiye ati sinya hano nice Goliyati. Ati njyewe nsinya peo, ariko sinsinyira umwami ahari, tugende kwereka umwami. Bamujyana muri kave ya Sawuli. Sawuli ati bite si umwana mujyanye? Ati umwana ashaka kwica Goliyati. Sawuli aravuga ngo uri mwene Nesha. Dawidi ati ndi mwene Yesayi. Abakoze kuri mashini wikirika gushyiramo Yesayi, koranabuhanga ni irya kera muri Isirayeli. Hahita haza Yesayi n'amazina y'abana be bose. Siko bigenda iyo uvuze izina rya siko kuri mituweli, iyo uvuze izina rya siko kuri mituweli abana bo muvukana bose bahita babirabura. Aravuga ati sinone Fariki na Eliya, ati ni mukuru wacu. Shamazi ati nawe turavukana. None sinora abasirikare weho wize ngo Dawidi abura ahantu yize, abura ishuri yavuga asanga nta na seritifika afite, ariko asanga afite ubuhamya. Asanga afite iki? Ubuhamya. Ubuhamya nabwo ni ishuri. Iyo wagerageje gukihangana ubuhamya bwawe yari bwiza, uba ufite diporome. Kandi ndashimira Imana yikwigishije ukiga neza iguha akazi. Aravuga ngo kiragira intama za data, itungo ryaraje rifata umwana w'intama ndaricakira ndagiye, n'intare iraza ndayishwanya gusa nyikura umwana w'intama mu kanwa. Uko nishe intare n'ituru uriya mufurizi ibyazapfa bwimwe muri se. Sawuli aravuga atakira imyambaro, nanjye ubwanjye ndi umwami, ariko intare ihingutse ahantu hakwiwe. Dawidi aramubwira ngo gumana imyambaro, aramusinyira ngo genda umwice. Amuhaye inkota, Dawidi ati sinabimenyeye, ngo akaba mu mvumba asanga afite n'umuhungu, afite n'indi. Ntabwo muri kunyumva kandi ndi kwegera umusozi, akuyemo umuhumetso, ngo aramanuka. Abantu bahagarara ku gasozi, ngo Goliyati aramureba, arahamagara ati yewe Abuneri we, ati murananirwa twariganye igisirikare mwandinye mukohereza uyu mwana.
ati sugu uyu mwana nyina ntamuhombye pe, ubu uyu mwana niwe turarwana, uyu sindakubita ndahuha ndacira ipu, ubwo si arahinduka ndi kumureba ko ari nk'imbaraga se. ngo Dawidi yari muto cyane, ngo Goliyati ari mu ngara. Reka mbabwire, niba hari ikintu nasomye kikamfasha muri komantere publique, mfite Bibiliya nini, mfite komantere, yaravuze ngo kuba munini kwa Goliyati niyo mahirwe ya Dawidi, ngo kuko kumutera ibuye ntiwamubuje. Ukurikije uko Goliyati angana, ngo n'umuswa mu kumasha yamuhana. Ubunini bw'ikibazo niyo mahirwe y'usenga, niko bavuze. Ubunini bw'ikibazo niyo mahirwe y'usenga. Ikibazo yari kinini, ubona aho ufata, aho uteye hose urahaba. Goliyati yari munini, ngo Dawidi akaba mutoya, barangije bamwegera, barahamagara Dawidi ngo ngwino sha, ngwino wakanda, ntiwanyu ntibakwanga mareke kugirira imbabazi. ngo Dawidi aramwegera, ngo Dawidi mu kumanuka ngo agera mu mugezi. Agera hehe? Bahise bakiza akagezi, ku kagezi, uvuge ngo niho turi, aho twese twicaye ni kuki? Ni ku kagezi. Bibiliya iravuga ngo atoragura amabuye, yatoraguye 5, ngo ashira ane mu mufuka, ngo acomeka rimwe mu muhumeko. Uwiteka aramubwira ngo igira imbere, igira imbere arasuhuza. ngo Goliyati abwira Dawidi ngo ngwino nkwice sha. Dawidi aramubwira ngo mva nkubwire, fata amatangazo dutangira akazi. Aramubwira ngo wanteranye inkota n'icumu n'amacumu, ariko nje nguteye mu izina ry'Imana. Abandi bararahimba bayubamye, ariko njye navuze ngo nashaka we yarapfuye ahagaze, gifite agaciro nuko agize gute apfuye. Ntabwo tuzaje impaka yuko yaguye ameze, apfa kuba yarapfuye. Abuvuze ngo bayubamye, abuvuze ngo bagaramye, apfa kuba apfuye. Nashaka we yarasutara, Goliyati akimara gupfa rero ibintu byabaye murabizi. ngo Dawidi yahise agenda afata inkota ngo ayimucishe igihanga, ayimucishe iki? Arakizamura hejuru ati ngo Abisirayeli bahita bava mu myobo, baramanuka bafata Abafilisitiya, abandi baracika. ngo Dawidi azamuye igihanga hejuru, akizamuye intsinzi birabonetse. abona ba bandi bari bari mu myobo baraza bati uyu umugabo reka mbabwire buriya turi guhangana na Goliyati twenyine, ariko nibamara kuzura n'abatarabukozeho bazabyina. Reka mbabwire, ariko ngo baraza barabyina baratabaka. Dawidi arababwira ati sha mugire ntamaze uko rwari rumeze urugamba. Bamugiye bakibyina, ngo Dawidi abafashe igihanga abacambaye mu izosi. Abafilisitiya baratsinzwe, Abisirayeli baratsinda. ngo Sawuli atangaza ku mugaragaro ko intambara irangiye, ariko avuga ko intsinzi barayizihiriza i Yerusalemu. Aravuga ati uyu munsi habaye konje, abana ntibaje ku ishuri, abagore muhagarare ku mihanda, kwa kundi Abafilisitiya bata abanyonzi muri Turu di Rwanda. Ingabo ziratambuka rero zisubiye aho zirahagurukira zigiye i Yerusalemu. ngo Sharuwa, icyo bita nde? Sharuwa ni umuntu utondekera ibinyabiziga uko biragenda. Sharuwa w'amafarashi rero abaza Sawuli ati none ifarashi ya mbere iragenda honda? Sawuli baravuze ati ni igihanga cya Goliyati kiragenda imbere. Umusirikare umwe baraje abwira Dawidi ati zana igihanga. Ntabwo urafata igihanga uri umusivile, abasirikare baba. Dawidi aravuga ati zi ni ukurinda mwakirwanira kimumazaho kambaye mutagice, mukunda ibicitsi. Dawidi ati ntacyo ndabaho. Umusirikare ati kabwire vanda kikwaka. Abaragiye ati nyakuru, ati umuntu aragira igihanga agenda gifashe ntacyo ashinzwe umutore. Abonera atareka amatiku ya nuko ikigwanira gicitse se iminsi 40 yose ugishaka ntabara gice cyakiri ku isoko. none umwana araje nagiciye none nuko ikigwanira ndavuga ati ntakigana kabwire Sawuli. abaranyine tunye kuva ati none igihanga kirafata. Sawuli ati kirafata ugiciye, none yose ufate neza. Sawuli arababwira ati ariko mwebwe muzi byo muvuga, muribuka ko uwo yishe natwe yadutera mu bwoba. Erega ndasobanura nako shaka Dawidi yatwica. Dawidi nawe yumvise amatiku bari kuyazana ngo baragifasha gishyira mu ijosi. Aravuga ati ugishaka arabanshaka. Muvuze mwamena nababwira icyo bisobanura.
Bambwira icyo bisobanura. Birasobanura ngo imirimo wakoze ntawe uzayitirirwa, imibyizi yawe ntawe uzayigera. Aravuga ati iyi ni imibyizi yawe. Barahamagara ngo igihango gifite nakizane, Dawidi azana nacyo. Bati ngaho kije ku farashi, Dawidi azamura akaguru. Yaje n'ibirenge none atashe n'ifarashi. Kugira ngo kubera umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana murawuzi. Kugira ngo mumenye buri wese aje yibuka ifoto ye ari kuza kubatiza. Kuntu twari dusa. N'ubu hari ifoto bakwereka ugatokesha dayimoni. Urebye ku ifoto yawe nyuma y'imyaka 15 ukamenya ko ari wewe, uzaza ubimbwira. Hari umwana uherutse kureba ifoto ya mama we muri alubumu, abaza papa we kino gikorwa n'icyayi. Cyari kimeze nk'igicayi cy'urupapuro. Nawe yari nyina yambaye ibigutiya n'ibikweto bya mwamini bya kera byacitse. Umugabo kugira ngo yemeze abana ko ari mama muri Misiri batuye muri etaje. Bari imbere ya pisine. Namaze ngo kino gikorwa n'icyayi pako kiri muri alubumu yacu. Papa baramubwira ati ni mama. Ati papa wiresha witukama. Mama wabo agiye kubabara aravuga ati ko bereke ni yawe. Bereke ni yawe. Umugabo agiye kuberekiye aravuga bati zuyu ni zamu. Ifoto ni ya zamu wa. Ifoto y'unici. Ati papa ntari icyo wari umeze. Byari. Reka mbabwire uko twaje. Turashimira Imana yagiye ihindura ubuzima. Aka gasura dufite ni Yesu. Ntabwo ariko twasaba. Umupanikote namaze gukoza ko azasa niko nzasa. Ubu muri Yesu usa n'Imana. Abayuriye ifarashi. Agiye yiguka muri Yerusalemu. Abagore baravuga bati baraje. Bagiye guhuka bati kirane giki. Undi aravuga ati ni igihango. Uriya ninde ugifite? Baravuga bati ni Dawidi. Ahuriye he nacyo? Bati ni ugiciye. Bati uramanya ntanyuze amabuno mu kanya. Bategiciye ahageze. None mwe mwabagahe? Bati twa turi mu myobo. Ibyo byose twagemuye. Bati ni mu myobo twibera. Abagore baravuga bati rero umukozi ku murimo ni w'Imana yemera. Tugiye kuririmba Dawidi kuko ni uciye igihango. Abagore ngo baramuririmba ngo Sawuli yumvishe indirimbo y'abagore, abwira umushoferi ati gabanya radiyo mu modoka numvira indirimbo. Ngo yumva abagore bararirimbye ngo Sawuli yishe igihumbi, Dawidi yica iki? Sawuli ubwo aravuga ngo Dawidi ubwo bamuririmbye ntacyo asigaje ngo abe umwami. Imirimo myiza ukorera Imana izagushyira mu mwanya abantu bagwanira ariko ntibawubura. Umwanya ushyizwemo nuko wakoreye Imana, nta muntu wo gukuramo. Imana ntihabwe icyo. Ndagira ngo dusenge Imana. Bene data, gukorera Imana ni byiza. Dawidi yakuyeho Imana igisuzuguriro, bukeye Imana nayo imukuraho agasuzuguriro. Bwarakeye Sawuli ahiga Dawidi ahungira mu Bafilisitiya, ariko ngo Sawuli agiye ku rugamba arapfa, apfana n'abana be bose. Ngo muri Isirayeli batora amategeko baravuga ngo umwami apfuye agapfana n'abana be, umwami arava mu yindi nzu. Baravuga ngo none nindura umwami. Abasaza b'inyangamugayo baravuga ngo niyo haba amatora ntabasumbye amajwi uwishe Goliyati. Umwanzuro uvuye muri Sena. Niyo haba amatora ntabasumbye amajwi uwishe nuko mwakaye muvuze ngo mbere nababwira impamvu batoye uwo mwanzuro. Impamvu batoye uwo mwanzuro byaravugaga ngo mwibuke ko abagore bamuririmbye, kandi abagore nibo benshi ku isi. Umwami wese ukunzwe n'abagore arayobora. Abagore nibo benshi ku isi. Abagore nibo benshi. Uravuze ngo ni benshi? Nikuvuze ngo ni benshi? Bino kubwira igira hino ihute. Bino bikomeye. Sheri wawe ari ntawuriha. Umudamu uri muri korari kumwe na sheri we nahaguruke. Ariko noneho sheri wawe ari batari kuza afite babiri. Umunsi niho Imana ishimwe kugira ngo twihute
urakoze cyane. Ndashaka kukubaza simukishijwe se kandi ubonye ubwanyu ni bwiza. Hari aho ushaka ko musura naho yashaka ko musura aho mwaje mbere ni he? Uvugisha ukuri ngo umukino ufite uyavugisha ukuri ngo naho nshaka sawa nawe niba benshi mukosora kugira ngo mbereke imbaraga z'abagore ni abahanga. Ari aho ushaka ko musura naho yashaka ko musura uvugishije ukuri aho muje mbere ni he? Nakubese naho atabeshe inyigere muhoberane mbahaye ku musoro paruwasi yateranye Imana ibamugisha kandi nabyo babona Imana yera bibabwiye ibintu byose biramusubirizwa mu giterane. Nari ngize ngo mbahe ishusho gato. Uriya se mugiye kumwita inganzo weho si wawe weho n'uwawe aho kuja mbere mucece kidimwe mwivuga nate kubaza abasaza ariko twese niko duteye. Ari aho umugore ashaka naho umugabo ashaka ko basura umwanzuro batorera muri salo ni ukuja aho umugore ageze gute. Imana nibaho umugisha ntacyaha kandi tuba dukoze natwe abagabo ntacyo izo ni imbaraga z'urukundo. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Abagore kubera baririmbye Dawidi kandi abagore nabo ni abahanga. Nta mugore ushobora gupfa kukuririmba nta kintu abonye. Uri umugore akwita amazina bitewe n'uburemere bwa mvirope ntabwo mwabyumva mwebwe. Akwita amazina bitewe n'uburemere bwa mvirope. Mfashara mwiki uzane gishikati mutwara wazana kupe kupatishe wazana keke yaindirimo n'ubuki ati hamwe wazana hacuzanya ati mikorofo. N'abahanga ntashobora kukwita izina ntakindabona. Izina rijana n'ibikorwa ku bagore. Izina rijana n'iki? Izina rijana n'ibikorwa. Nta mugore wapfa kukwita izina ryiza utakoze ibyiza. Ariko tuba tuzi rwose n'abahanga. Ntabwo mwafata umubyizi wa Dawidi ngo muhe Sawuli nubwo ari umwana. Nta nubwo mwatinya kuvugira Dawidi neza imbere ya Sawuli nubwo Dawidi ntacyo ashinzwe. Umuntu wese ni umubyizi umufata igihumbi mukagiha Sawuli, mwafata inzovu mukayiha nubwo yambaye bodaboda. Bivuga gushaka izina ryiza imbere y'umugore azakore ibyiza. Hano umugore ashushanya itorero bisobanura ngo muri iri torero ntushobora kurikomereramo udafite ibikorwa bikomeye. Niba ushaka izina rikomeye kora ibigize gute? Ngo yango igihembo ni wewe ngo baramateraniro ntabwo ari kumva ngo afite amafaranga. Mva mbere gusa ntubirangije ndurukaze wese ko wabirangije ngo umunyaruguru igihembo ntuzaba perezida. None ngo wabaye perezida byanya dute? Turi mu masengesho batugurira n'isukari wapi ntawago ijwi rye. Kora ibikomeye uhinduka ukomeye. Imana ntigira amatiku ibintu birasobanutse n'imirongo migari ntabwo bishoboka. Ubu dufite abantu bayobye baba bari mu masengesho ngo tugiye gutanga icya cumi cy'amatayi icya cumi cy'amagi. Ariko njye ndibaza icyo cya cumi cy'amatayi hano ko hari umuntu umuzi ibikorwa nayo mufite aho muyabera isara icya cumi cy'ibavu icya cumi cy'amatayi. Urabesha igihe ntiwaye Imana nikigusubiza. Imana nuyiha imigeri nayo izaguha imigeri. Imana nuyiha ifaranga nayo izaguha amafaranga. Imana nuyiha umwami izaguha amana. Icyo uhaye Imana nicyo igusubiza. Ibintu byose tujye tubivuga mu mazina. Ubu igihe kirageze ngo abantu tubwizanye iki?
gukorera Imana akaba ariho ubukene bwawe bwibuka ko bufite, ariko umuhanga wo gukorera Imana areba imbaraga z'Imana n'ibyo zakoze. Haleluya. Ntabwo dushobora kuba duteze ibitambaro twambaye amakanzu n'aya makoti ngo inzu y'Imana bakomeze bazamukira no bayihagarikamo. Ntabwo abantu bakwiriye kujya barahagarariye ngo barayinaniye mwana ikintu kingana kuriya kubera iki. Ntabwo bishoboka. Izina ry'Uwiteka ntabwo rigomba gusuzugurwa tugize gute duhana. Ndagira ngo mbabaze buri wese abazo bicaranye mubaze utaha ni gucya haba hameze mu madirisha, ariko mubibwira apakiyeho kukibabwira ibintu kandi afite n'ibisebe. Ahari ibisebe rero inkongoro ntizihabura. Ngo Yesu abona agiye kuribwa n'inkongoro, arategereza ati babari Toromayo se bari hehe naho umuye? Aravuga ati se ba Petero nahaye amafi baraye mu nyanja baroba. Aravuga ati wa mugore se waruri mugongo ari hehe? Aravuga ati wa 38 si we yasibye muri aya materaniro. Aravuga ati se wa bagore nakuyemo abadayimoni bari he? Ngo habura n'umwe. Ariko ngo inkuru barayibara bavuga iby'urupfu rwe, ngo bayibarira mu mujyi Yerusalemu, ngo hari umugabo wamukundaga mu ibanga witwa Yosefu. Arabaza ati ninde bari kuvuga? Bati ni Yesu. Yabaye iki? Bati yapfuye. Arapfuye. Bati uwo mutambara arwaye ndebe kandi do. Bati oya arapfuye. Aravuga ati rero sinahabonetse ngo iby'urupfu rwe bikurikirane, ariko umubyizi wanyu reka mbishire mu kumushingura. Ngahita kinga iduka y'umucuruzi, aragenda kwa Pilato aravuga ngo ibyo mwakoze mwabikoze, sinahabaye ariko njyewe ikintu ngusabye nturiya murambo. Pilato ati nawe si umurokore? Ndati tuzahora bibaza tuvuye mu nama, duhereza uriya murambo gusa mwarangije gukora ibyo murakora. Pilato ati si none nawe ukwima kandi ariwo uzaduha amafaranga yo gukora ikiraro. Aravuga ati ngo mugihe bamaze kumuha umurambo wa Yesu, ngo Yosefu asohoka avuga ati si none ko imisumari iri hejuru ndamucomora mu imisumari gute? Ngo asanga Yesu afite undi mukiriye witwa Nikodemo. Yesu aba afite abakunzi, Yesu afite abantu batakwemera ko asuzugura. Ngo Nikodemo nawe ajugunya amadosiye yari umunyamategeko, aza yiruka ati uyu munsi abona ari ndaburanira biburanire, ariko Yesu ntasuzugurwe kare. Baza yiruka ahura na Yosefu atugiye atije gusoma umurambo wa Yesu. Nikodemo akivuye Yosefu ati tugende barabumpaye nembi no kwibaza uwo turajana akanshira ku rutugu nkamushingura muri imisumari. Aravuga ati tubaye babiri tugende turabikora. Ngo bameze uwa mbere ahagarara undi ku rutugu azamuka hejuru ashingura muri imisumari, kamera y'Imana iri kubireba. Barangiza baravuga ati fata neza ndakubizose, fata neza fata n'umubyeyi. Yesu uko yari Imana yarahagaze hariya ari kureba iyo mugezi y'abagabo. Abantu bagombaga kurira imikati ahubwo bayiriye ntawe mbona. Ngo bafata Yesu baraterura neza, fata neza barajyana ati yo ryamisha hano, batishiraho umusego. Yesu akabona ukuntu bari kumusegura kandi yapfuye. Aravuga ati mbega bakiriye, barangije bararyamisha. Aravuga ati Simoni kwibisebe byabaye byinshi, dore ko baraye bateye icumu we hatangiye kubora. Ati hakurize parufe bakubitamo. Aravuga ati si mu biganza we ati bisebe ati kubitamo ibihumura neza. Aramuryamisha hasi. Aravuga ati Simoni ikintu rero kigiye kutubaho gikomeye ko mu Bayuda buri wese agiriye mva uyu we hajya afite ubutaka, bati nta cyangombwa cy'ubutaka yari afite, none ubwo turamushingura he? Ngo bakibitekereje Yosefu ati ndibutse, ati mfite imva yanje, hari imva yanje mfite. Ati kandi Yesu urabona sindwaye ntagapfa vuba. Nikodemo ati by'amategeko ndabizi, witanga ikintu cy'umuryango madamu wawe atabizi, genda mu bivuganiro. Aragenda ariko ati mwino madamu bino ndi kugushaka. Ati nibiki? Aravuga ati rero turi mu muganda tukureba ko Yesu atasuzugurwa mu mpongoro zimurira ku gasozi, ariko tumukuye ku giti aho twabuza guhambwa. None wanyemerera tukamutiziye yacu, tukamutiziye yanjye tuzongera ducukura indishyi kandi wamuvugiye wari uyifite. Oya Yosefu ati ngo ariko mperuka mu rusengero aherutse kuvuga ko agiye gupfa akamara iminsi 3.
umuntu akazuka, urumva nyuma y'iminsi 3 azaba yidusubije kandi njye urabona sirwaye none guteza umuntu iminsi 3 yabimfizeho ntiyayijana mu kazi. Umudamu ati niba iminsi 3 yarabifuza kugerageza mazazuka, aravuga ati mumujyanemo nta kibazo, turayimutisha ngo bamujyana muri iyo mva bari hafi y'agashamba ngo bayimujyanisha boga bagarura igitabo arangisha cyane ngo barataha ngo nyuma y'iminsi 3 agira gute arazuka. Yesu azutse rero, haleluya, amen. Nabajije dogiteri muri toroje arambwira ngo nta kindi kintu cyari kirashira Yosefu muri Bibiliya w'umwari Matayo n'uyu mugezi umwe yakoze kuri Yesu. Hari igihe ukora umugezi umwe kuri Yesu, ubuzima bwawe bwose ukandikisha amateka y'iteka ryose. Nikodemo yari abaje muri Bibiliya ariko yari afite umugezi wa Yesu. Haleluya, Imana ibahumugisha, Imana ibarebesha ubwiza. Ndagutangariza ko uyu mugezi w'uyu munsi ushobora kuzakomeza imvi. Uyu mugezi w'uyu munsi tugiye gukorera Imana ngo hazarera abana bawe ugihumeka. Nibutse gusengera muri korali Kigali, hari umudamu yari atwite inda igeze kiriya, abaganga baramubwiye bati wowe tuzakubaga. Birangira turi mu masengesho, Imana imubwiye ngo weho sinkubona ngo mbona nyoko, ngo ngiye kuguha umwana kubera nyoko yabangiza kandi nyina yaratakiriho. Urumva imigezi ya nyina yarakiye, aho kugira ngo muzasigira abandi intoki n'amashamba, muzabasigire imirimo y'Imana mwakoze. Umugezi w'Imana usigara uburana abawukoze kandi tukayijyaho natwe ntibitubifuriza. Imana ibahumugije. Abateguye iki giterane bavuze ko bagiye muri Bibiliya bategura muri Nehemiya igice cya 2:18. Nehemiya yabajije abantu, niwe wajanye icyiciro cya 3 bagiye kubaka ikiki, arababwira ngo murabona ko tumeze nabi? Ntabwo mwe mubibona? Ntimubibona ko tumeze nabi? Nahoze ndabibona mwese muri kurebana musa naho mukuvuga ko natinze, ariko nakavura mwari mubonye imvura igiye kubasanga hano. Ibaze imvura iturutse yanyagira bino byuma iciye mu idirisha, yaturuka 1/3 yakinyagira mu bicaye, yaturuka aba baririmbyi bose bahita bahaguruka n'intebe, ariko nyamara harimo amadirisha n'ibirahuri. Niyo yagwa twatera, niyo yagwa twagira gute? Uru rusengero nabonye ukuntu ari runini, ndavuga turuhimbe agatuti bagasiga hari n'amanari, abapasitoro bakaja hari hano hose, korali zikahicara n'amatorero 20 yose yaterana kandi bikagenda neza. Turashimira Imana, abantu Imana yahaye umutima wo kudupimira urusengero runini nk'uru, kandi Imana yarateguye abazarwubaka. Abazagira gute? Bazarwubaka. Imbere turi ahantu baza abantu babaza ngo none uru rusengero rwanyu mushaka ko Imana izana abakire bakabubaka cyangwa mushaka ko Imana ibakiza mukarwubaka? Izana abakire bakubaka? Niza n'abakire bakarwubaka se mwe muzakira gute? Tugera mu murimo mu gihe cyo gukorera Imana abakire bayatanga, wewe uzakira ute utayatanga? Ntabwo ibyo bintu ari byo. Ntabwo nshobora kukwigisha ngo musige mu kirere, ntabwo bishoboka. Icyo nshaka kukubwira, haleluya, kugira ngo ibintu bigende neza, ndabyibuka umunsi umwe twari tugiye gukorera Imana ahantu, batubwira umugabo atubwira amateka y'ukuntu yahagurutse aravuga ngo ashaka kubaka urusengero wenyine iriya muri za Bigogwe. Aravuga ati njyewe nagiye muri misiyo bampa amafaranga, none urusengero nzarwubaka njyenyine, mwebwe icyo murakora murampa umuganda dusize ikibanza nzabereka urusengero rwuzuye. Umugabo amenesha amatafari, azana ferabeto, abafunda arabazana, ashyiraho n'umuzamu. Hava n'umukecuru aravuga ngo ntabwo uyu mugisha nawe ubura wo gukorera Imana. Aragenda, yari yarafashe uburingiti mu mpunzi zari zivuye muri Kongo, yafashe muri HCR uburingiti amujyana ku isoko kuri butike, abwira umuntu kuri butike ati ngurira ubu buringiti. Ndati nangahe? Ati nka 2. Nyiri butike ati ndaguha 2,200.
ati wibere, ati ni icyatanu. Arangije aramuhereza, ati nshiriramo n'ibiceri, amuha inote n'ibiceri. Umukecuru arabika, ahita agenda ahantu batwika amatafari, arabaza ngo nyiri iki kinombe ninde? Ati ni jyewe. Itafari nangahe? Ati ni 15. Umukecuru amuhereza igiceri cya 50, ati garurira. Nyiramatafari ati nagize n'amakamyo apakira, ati garurira kurayo 15. Abamuhereza aramugarurira 35. Umukecuru ati itafari rimwe. Abarihishe muri rumbiya mu mwembe. Umukecuru aja mu rugo, amenye ko ku rusengero hari umuzamu. Birangira abwiye umwuzukuru ati ngwino, ati nyandikira agapapuro wandike izina ryanje. Arajyandika, ati zana akakora, ashyiraho kora, afatisha ku gapapuro kuri iryo tafari. Umukecuru aracunga kuryama, bigeze saa 4 aragenda kuri rwa rusengero, asanga zamu yasinziye, kwa kundi abafundi batoreza, hamwe hageze ahandi hamanuye. Umukecuru aragenda ashyiraho itafari rye, aryubikaho, arigendera. Abafundi baje mu gitondo ba mugabo batangira kugerekaho ayandi ku itafari rya wa mukecuru. Wa mugabo urusengero barwujuje, ahamagara abakire bagenzi be ngo baze barutaha muri abakirisitu bakenye urusengero rwabo. Ahagaze imbere n'abayobozi yabahamagaye, aravuga ati rero uko mubibona, ataga gace kacu abantu barakenye, ati murabona n'inkweto bambaye zarapfumutse, atariko Imana yampaye amafaranga, ati urusengero ninjye warububakiye, ati nagira ngo turutahe ku mugaragaro. Umukecuru ati bibeshema, ati ninjye nawe, ati ninjye nawe. Umukire ati mvuye umukecuru utagira gahunda, kigose nanjye hano ariko myawe umucanga mukecuru, hano hariho ferbeto zawe, aya mabati ni ayawe, aya matafari ni ayawe, wishyuye umufundi. Umukecuru ati va mu maferbeto n'imicanga, hari itafari ryaje bakuranya, va mu maferbeto n'imicanga, va, hari itafari ryaje. Umukecuru ataba abagabo nibanza mbere ka itafari ryanje riri, aravuga ngo hari ubwo nazindukirana tubatu nibacukure hano munsi y'iri tafari, niba dasangamo agapapuro handitseho izina ryaje, umenye ko bweshe bishobora barapfa. Ati mukoze n'imisumari buhoro mutaruhirika, bagira guca babonye agapapuro. Umukecuru ati murakuremo neza, babakorogosheje gutya barakazana, basanga handitseho izina ry'uwo mukecuru. Umukire ahita avuga ati ngwino nije nawe twabubatse. Ati badusengere twebwe, ati badusengere twebwe. Wazanye amakamyo n'uwazanye itafari imwe, bose bagabanya iki? Umugisha. Satani ntagutere ngurakire, arabashaka kukubuza umugisha. Satani ntaguhindura umukene utaje kuzimu utabizi. Ushobora kwanga gukorera Imana turi hano wagara mu isantire ukajya ibirindazi 3 binini, kandi ukabagara mu rugo ukabyituma. Ariko uyu murimo w'Imana tugiye gukora ni umurimo uzaduhesha umwanya w'icyubahiro. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mwakire ijambo ry'Imana, mwakire ijambo ry'Imana. Ubu abantu benshi Satani yateye, yatangiye kubereka ko barimo amadeni, atangira kubereka ko bataragura imbuto. Ariko Satani ntakaje kwibutsa imishinga ugeze imbere y'umurimo w'Imana. Iyo Satani agiye kukunyanga akwibutsa imishinga, ariko Aburahamu yaragiye gutanga Isaka, nta wundi mwana agize gute asigara. Nzi abantu benshi nakubwira muri Bibiliya, nubwira imbere y'Imana kugira ngo uyikorere neza, ujye wibuka aho yagukuye. Ibyo byose uri kwita ibitangire, hari igihe utanagiraga n'iyo mishinga, kandi Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo duhaguruke mbabwire uko dusenga, muhaguruke mbabwire uko dusenga. Muri gutinda muhaguruka kandi amasaha yawe ntahagaze. Kandi abantu bagambiriye ko Yesu adasuzugurwa, ndagira ngo mubihamishe ibiganza, muvuge ngo nta gasuzugurwe duhari, muzamure ibiganza. Ariko bisangura Yesu abibona, siko kubimanura urugutinya Satani urataha ikuzimu. Zamura ibyo biganza niba witekaraye, cyangwa niba urataha Satani bimanura atakubona. Ariko abantu bagambiriye ko Yesu adasuzugurwa, muzamure ibyo biganza. Ntabwo ndi kubabona, muzamure ibyo biganza.
ibi biganza byose bigambiriye kudasuzugura uwa Yesu. Komeza ubizamure, kandi ndagira ngo kwizera kwanyu kurenga ibyo biganza. Umuntu wese atangire yibuke iby'Imana yamukoreye, umuntu wese atangire yibuke imirimo y'Imana. Vuge ngo Mana, mu byiza wakoze